iyo mvuze nti sinkijya mu rusengero abantu bamwe baranyikanga bagatangira kwibaza ati ibyo bishoboka bite, ni gute wabaho utajya mu rusengero nta hantu barizwa nta aderesi ufite? ariko ni ibintu nakoze nabitekerejeho, nabisengeye, nabanje gushishoza. ari nayo mpamvu bitantera ipfunwe kubivuga, bitantera ikibazo kuba abantu bamwe babyakira nabi. Shimishwa nuko ntagikandagira mu nsengero. Ni ibintu byampaye umudendezo, ubuzima bwanjye bumera neza kurusha uko bwari buri mbere nkijyayo. Ndababwiza ukuri, aya madini nyanenga iki? aya madini ikintu nyanenga ni ukwirema ibice. Kristo yabujije abantu kwirema ibice. Yasize avuze ati mube umwe nk'uko nanjye na data turi. Abanyizera bose bakwiye kuba umwe. Ariko usanga aya madini afite ibice birenga miliyoni. Ni ibintu bibabaje cyane. Ibyo bikaba bijyanye no gusuzugura itegeko rya Kristo. Ndinde wo gusuzugura. Aho namaze kubisobanukirwa naravuze ati ntago nakomeza muri uyu mujyi wo gusuzugura icyo Kristo yavuze. Ikindi, aya madini nyanenga kuba bavangavanga, ugasanga barahimbaza Imana ariko banahimbaza n'ibigirwamana. Hari ibigirwamana by'ibibumbano, hari ibigirwamana by'izuba, hari ibigirwamana by'amafaranga, hari ibigirwamana by'abagore n'abagabo, hari ibigirwamana by'ibiti, iyi ngiyi bita imisaraba. Ikindi nenga amadini ni uguhanurira abantu ibinyoma. Ugasanga umuntu arirwa yizengurukaho baramubeshye ngo ibi n'ibi ibi n'ibi ibi n'ibi, ugasanga birangiriye mu marira. Nta wampanuriye. Najyaga numva ubuhanuzi in general kuko namye nanga ibintu by'ibyumba, ibintu byo kujya za Kanyarira, ibintu byo kujya mu mazi n'ibindi byinshi namye byanga. Ariko n'ubuhanuzi najyaga numva mu materaniro muri rusange, numvaga ari ukubeshya. Rwose nta kintu bavuga ngo gisohore. Ni ukubeshya abantu bakavuga ati amen, ubundi bagataha, ubuzima bukarushaho kuba bubi. Ibyo byose ndabigenzura nkasanga ntabwo ibyo bintu nkwiriye kubibamo. Babwije ukuri ko imyaka igiye kurenga 2 ntakandagiramo kandi sinzasubirayo. Ndababwiza ukuri. Nguwe neza umwana wanjye n'Imana wagiye wimprovinga, wagiye uba